iby'uko umuhanuzi yamuhanuriye ko azakorana indirimbo na Jason Derulo byabaye akayamfizi yagiye igahera, cyangwa se nka wa muntu utegereje ko imbwa yamera amahembe. Yitwa Bushali cyangwa umwite Bushido, icyamamare mu muziki nyarwanda mu njyana ya Kenya Trap. Umuhanuzi witwa Prophet Hakim yahanuriye uyu muhanzi ko azakorana indirimbo na Jason Derulo, icyamamare muri Amerika. Umuraperi Bushali ubwo uyu pasiteri Hakim yamuhanuriraga yabifashe nk'amakuru y'impamo, ariko ategereza umunsi yamubwiyeho abona umunsi urarenze. Ibi uyu mugabo yabihanuye ubwo bari live kuri TikTok, aho Bushali akunze kuba ari mu masaha menshi akorera, aganira ndetse asangiza ubutumwa bwe n'abamukurikira mu buzima bwe bwa buri munsi. Uyu muhanuzi rero yamubwiye ko Imana yamuhaye ubutumwa, ndetse ahanurira uyu Bushali ati, amubwira ko Imana yahaye Bushali umugisha wo gukorana indirimbo na Jason Derulo, nubwo Derulo ari umuhanzi ukomeye cyane kurenza Bushali. Uyu muhanuzi yagize ati, ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu Imana iguhaye umugisha wo kuzakorana n'umuhanzi mpuzamahanga mu mwuga wawe witwa Jason Derulo. Ibi ngibi ubyandike. Hakim nibiko yamubwiye ubwo bari kuri TikTok live. Uwa gatatu avugwa muri ubu buhanuzi bwa Hakim uri kubarizwa mu Burayi nk'umunsi wa nyuma wo gukorana indirimbo hagati ya Bushali na Derulo, ni umunsi wo ku itariki 28 Mutarama 2026. Ni umunsi waraye ubaye wo ku wa gatatu. Ni mu gihe rero uyu muhanuzi yibereye mu Burayi, ariko Bushali ubwo yategerezaga ko uyu munsi bakorana indirimbo, yewe nta n'agatotsi, nta na koro, nta n'akantu kari kugaragaza yuko bakorana indirimbo. Ni nyuma rero yo kumva ubwo buhanuzi uyu Bushali yahise aza yidoga kuri ya mpano n'ibitwenge byinshi, amubwira ko nubwo batangira babikoresha ubwenge buhangana, ariko birangira bibaye ukuri. Yagize ati, narakubwiye wa boy, ndakubwira nti niyo twatangira tubikora muri artificial intelligence bakaducishamo ijisho bakaduseka, ariko bikarangira amarembo afungutse. Ibi Hakim yabivuze ubwo yari yakoranyije abantu kuri live ya TikTok muri Jeudi Service. Yari afite intego igira iti, ugucungurwa, ukurokorwa kw'amaraso. Ikaba rero yari yateguye, iyi ntego yari yateguwe na Prophet Hakim. Kuva ubwo ngubwo ubuhanuzi bwaratanzwe. Nta kanunu k'indirimbo ya Bushali na Jason Derulo, ndetse nta n'ibiganiro bihari ku mpande zombi byaba bigamije imikoranire hagati ya Bushali na Jason Derulo. Nta kanunu, mbese reka tubyite nta n'agashinge, akantu gatoya, nta n'akavumbi kerekana yuko bazakorana indirimbo. Hakim rero uyu yahanuye ibi mu bihe byashize, mu mwibuke akiri mu Rwanda yahanuriye Mama Sava ko azashakana na Papa Sava. Na n'ubu ubukwe bwabo buracyategerejwe. Gusa icyo gihe Mama Sava aganira n'ikinyamakuru kimwe cya hano mu Rwanda yamaganiye kure cyane iby'ubwo buhanuzi bwa Hakim Prophet. Nawe nta n'akanunu. Papa Sava arashaje, ageze mu zabukuru. Mama Sava ati wapi? Mbega ubuhanuzi bw'uyu mugabo Prophet Hakim. Niyo mpamvu rero muri iki gihe ni ukwitonda cyane. Bushali ati tubikora, ati niyo twagira twaya tubikora, ati baducishamo ijisho. Ati narakubwiye wa boy, ndakubwira niyo twatangira tubikora muri artificial intelligence baducishamo ijisho bakaduseka, ariko bikarangira amarenga afungutse. Nuko yagendaga yidoga avuga ati yarategereje, yabuze, nta cyerekezo. Ibi by'ubuhanuzi bwa Prophet Hakim umunsi wararenze. Umunsi yahanuye ngo yaba ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu. Ku wa kabiri hari ejo hashize, ku wa gatatu hari ejo ku itariki 28 hararangiye. Ibi rero nabyo biteye ubwoba.
umuhanzi Bushali ikimenya bose muri Kina Trap. Kanda subscribe niba utarakanda subscribe, amakuru ajyanye n'imyidagaduro n'imikino ndetse n'amakuru yo ku mihanda uzajya uyabona 5/5. Jason Derulo na Bushali nta n'akanunu. Ubwo Bushali ategereje ko bakorana cyangwa se haboneka akareaction kuri Jason Derulo, mbanza Jason Derulo atazi na Bushali. Aha, reka dutegereze indi nkuru. Kanda subscribe uze kureba indi nkuru ikurikiraho.